Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iki ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Aho tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije, kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde kubona hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka, nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ugira ahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizami. Ukeneye kode tubwira karere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode mu gihe gito aho waba urose mu gihugu. Ukeneye kwiga turakwigisha turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandikire cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789 tubigishe mujye mu kizamini ukore rimwe uhita utsinda. Ndakeka ko amaze gufata agapapuro, ndakeka ko amaze gufata agakaramu, ndizera ko amaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo uhuye n'ingorane utwaye ikinyabiziga mu muhanda ufite ibyerekezo bibiri, ufite ikimenyetso kibura cya mpande eshatu, wagishyira mu ntera ingana iki uvuye aho ikinyabiziga cyahagaze. Wari utwaye ikinyabiziga, utwaye imodoka igupfiriyeho, ipfira mu muhanda, ntiwayiteruramo. Ufite ikintu cyapa kibura cya mpande eshatu, hari intera ugishyiramo uvuye aho ikinyabiziga cyawe cyahagaze kugira ngo uburire hakiri kare abandi bayobozi b'ibinyabiziga bari kuza bagusanga. Ugishyira mu ntera ingana iki? A metero 5, B metero 25, C metero 45, D metero 100. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tugereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haza cy'ukuri nta kindi ni B. Muri metero 25 uvuye aho ikinyabiziga cyawe cyahagaze, utwaye ikamyo igupfiriyeho, ntiwayiterura mu muhanda. Kino cyapa ugishyira muri metero 25 uvuye aho ikinyabiziga cyawe cyahagaze kugira ngo uburire hakiri kare abandi bayobozi b'ibinyabiziga bari kuza bagusanga. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo umwe muri ubu bwoko bwa feri ituma imodoka iguma aho iri uko yaba yikoreye kose, ku muzamuko cyangwa ku gacuri bya 16%. Imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma n'iyo umuyobozi yaba atarimo. Ubuhe bwoko bwa feri? A feri yo guhagarara umwanya munini, B feri y'urugendo, C feri yo gutabara, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tugereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haza cy'ukuri nta kindi ni A feri yo guhagarara umwanya munini. Bari babitubwiye, baratubwira ngo imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma ngo nubwo umuyobozi w'ikinyabiziga yaba atakirimo. Ese iyo umuyobozi w'ikinyabiziga atakirimo kiba kiri kugenda? Oya, kiba gihagaze. Haba harimo ubuhe bwoko bwa feri? Feri yo guhagarara umwanya munini. Ndizera ko waramusamo A, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo, ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ukeneye kode mbwira karere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, ngufatire kode nziza. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online, turakwigisha turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandikire cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo utugarurumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara rikurikira. Ibara risa rite? A umweru, B umuhondo, C umutuku, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tugereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B umuhondo. Utugarura umuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tuba tugomba kuba dufite ibara ry'umuhondo. Uturi imbere ku kinyabiziga tuba tugomba kuba dusa umweru, naho turi inyuma tuba tugomba kuba dusa umutuku. Ibyo ni ibibazo bitatu babazaho, babikubwiye hakiri kare kugira ngo ure nabyo mu kizamini wakora mu kanya ubifiteho amakuru tubikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego
intego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya kane kikabaza ngo imizigo yikorewe n'amagare, velomoteri, amapikipiki, ibinyamitende by'ibiziga bitatu n'ibyo biziga bine bifite cyangwa bidafite moteri inyuma ntibishobora kurenza ibipimo bikurikira. Iyo mizigo ntigomba kurenza ibihe bipimo: A santimetero 20, B santimetero 30, C santimetero 50, D santimetero 60. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C santimetero 50. Iyo mizigo ibigomba kuba ifite ubugari butarenze santimetero 50. Ndizera ko waramusamo C, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo neza ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tutatuje kosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icyambere. Ni ingenzi gukanda subscribe rero kugira ngo ikintu cyose nkize ujye urahita ukibonera ku gihe, utarindiye ko bagenzi bawe bagusharinga link kandi nawe ufitiye smartphone. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo itara ndanganyuma rigomba gushyirwa aha hakurikira. Riba rigomba gushyirwa hehe ku kinyabiziga? A hegera inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga, B ahegera inguni y'iburyo bw'ikinyabiziga, C nyuma kandi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni A ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Rino tara ndanganyuma rishyirwa ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga kubera ko rishyirwaho kugira ngo umuyobozi w'ikinyabiziga rikoresha abwira umuyobozi w'ikinyabiziga kimuri inyuma ko imbere nta kibazo cyari yanyuranaho, kandi kunyuranaho bikorerwa ibumoso. Birumvikana n'iryo tara riba rigomba gushyirwa ibumoso. Hehe ariko ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Ndizera ko waramusamo A, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Turabahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande enye kuko uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande eshatu, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A hoteli, B ibitaro, C ahagenewe kugwa kajugujugu, D, B na C ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo B ibitaro na C hagenewe kugwa kajugujugu bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri D. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B ibitaro. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, kikaba kigaragaza ko ugiye kugera ahegereye ibitaro. Ndakeka ko waramusamo B, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ubonye ibyapa biri kukugora, nagukoreye video y'amukotana ibyapa byo ku mihanda, ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV ujye kuyireba, cyangwa unyandikiye kuri WhatsApp nimero mba nazibahaye nyiguhe mu gihe kitarenze iminota 2. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo ahatari munsi siri ibyapa biburira n'ibyapa byo gutambuka mbere bigomba gushyirwa mu ntera ikurikira y'ahantu habyerekana. Mu ntera ingana iki? A metero 150 kugeza kuri metero 200, B metero 100 kugeza kuri metero 150, C metero 50 kugeza kuri metero 100, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano cy'ukuri nta kindi ni A metero 150 kugeza kuri metero 200. Bino byapa biburira bishyirwa hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana. Baba bari kukubwira ngo ikoni iburyo, cyo cyapa ntabwo kiba gishinze aho hantu hari iyo koni iburyo. Oya, ahubwo uzabanza ugenda urugendo hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 ubone kugera kuri iryo
telefone. Niba bari kukubwira ngo hari umuyaga w'intambike babikubwira hakiri kare ukabanza ukagenda runo rugendo hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200. Niba bari kukubwira ko ugiye kugera mu nkomane ukabona icyapa cyo gutambuka mbere bazabikubwira hakiri kare. Niba ari wowe utanga inzira uze kubona hakiri kare kugira ngo uze kwagera batakuteza ibyago cyangwa ngo uteze ibyago abayobozi b'inyabiziga wasanze. Rero ibyapa byo gutambuka mbere ni ibyapa biburira biba bigomba gushyirwa hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana. Ndizera ko waramusamo ndizera ko waramuskandika ku papuro tari wahisemo. Ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya munani kikabaza ngo inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda zishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngarurarumuri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona ku buryo bukurikira. Ijambo abagenzi bakoresheje ntugire ngo bari kuvuga abanyamaguru, oya bari kuvuga abantu bose bari gukoresha inzira nyabagendwa. Ibyo bikoresho babibona gute? Ababona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa bisa n'icunga rishije, be ibumoso babona iby'ibara ryera. Se A na B n'ibisubizo by'ukuri. Ubwo A babona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa bisa n'icunga rishije, na B ibumoso babona iby'ibara ryera, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Babona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa bisa n'icunga rishije, naho ibumoso baba bagomba kubona iby'ibara ryera. Wari wahisemo A iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo C. Vuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo kubera ko mu kibazo cyacu baduhayemo ibisubizo bya nyabyo bibiri. Ikibazo cya cyenda kikabaza ngo amatara ndangacyerekezo agomba kuba agizwe n'ibintu bifashe ku rumuri rumyasa biringaniye ku buryo bigira umubare utari giharwe ku ruhande rw'imbere n'inyuma z'ikinyabiziga. Ayo matara aba afite amabara akurikira. Ayo matara basate: A amatara y'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo, B ay'inyuma abatukura cyangwa se n'icunga rishije. C A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ay'inyuma abasa n'icunga rishije. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Amatara y'imbere mubona ko aba yera cyangwa ari umuhondo. Uzabirebe ku kinyabiziga, amatara y'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo, mu gihe ay'inyuma aba atukura cyangwa se n'icunga rihishije. Ndizera ko rero waramusitamo C. Ndizera ko waramuskandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo amahoni y'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri agomba kohereza ijwi ry'injyana imwe rikomeza kandi ridacengera amatwi, ariko ibinyabiziga bikurikira bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'iry'ibivuzwe haruguru. Ni ibihe binyabiziga biba bishobora kugira ihoni ridasanzwe? A ibinyabiziga ndakumirwa, B ibinyabiziga bikora ku mihanda, C ibinyabiziga bifite ubugari burenze metero 2.10, D A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ibinyabiziga ndakumirwa na B ibinyabiziga bikora ku mihanda bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. Hano weho urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibinyabiziga ndakumirwa nka zambulance mwumva ko ziba zifite ihoni ridasanzwe ridahuye n'iry'ibindi binyabiziga. Na bino binyabiziga bikora ku mihanda biba bigomba kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'iry'ibindi binyabiziga. Ndizera ko waramusitamo D. Ndizera ko waramuskandika ku papuro. Bibutsa ko kode ziri kuboneka, mbwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka ngufatire kode. Ukeneye kwiga turakwigisha turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura ibi bikurikira. Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, buso bw'umweru n'ibirango bigizwe n'amabara abiri
cyaryo umutuku n'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, birabujijwe kunyura ku kindi kinyabiziga. B, gutambuka mbere ku binyabiziga bituruka aho ujya. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A, birabujijwe kunyura ku kindi kinyabiziga, na B, gutambuka mbere ku binyabiziga bituruka aho ujya, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Nise cy'ukuri nta kindi ni B, gutambuka mbere kw'ibinyabiziga bituruka aho ujya. Ese ninde uratambuka mbere? Tegereze neza kuri ibi birango. Ese ninde uratambuka mbere? Ese ni wowe cyangwa nabaza bagusanga? Uzahinzira ibinyabiziga biri guturuka aho weho uri kujya. Haratambuka mbere ibinyabiziga biri guturuka aho weho uri kujya. Murabizi iyo turi kugenda mu muhanda tugendera mu ruhande rw'iburyo. None umuntu uri iburyo ari mu mutuku, abaza bamusanga bari mu mukara. Uri mu mutuku abujijwe gutambuka mbere. Haratambuka mbere ibinyabiziga biri guturuka aho weho uri kujya. Weho uri kujya imbere kubera uri mu mutuku, abaza bagusanga bari guturuka aho weho uri kujya nibo baratambuka mbere. Ndizera ko waramusitamo B. Ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'ikiyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo icyapa cyerekana ko inzira giteye mu ntangira idakomeza kigaragazwa n'ikirango. Ikimenyetso cy'amabara akurikira, kuvuga ngo ikirango no kuvuga ngo ikimenyetso byo byose aba ari kimwe. Kiriya cyapa kigaragaza ko inzira giteye mu ntangira idakomeza kirangwa n'ibirango bigizwe n'amabara asate: A, umukara n'umutuku, B, umukara n'umweru, C, umweru n'umutuku, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haza cy'ukuri nta kindi ni C, umweru n'umutuku. Kiriya cyapa kigaragaza ko inzira giteye mu ntangiriro idakomeza kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Kiba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ikirango kimeze nka T. Akarongo gahagaze kaba gasa umweru, agatambitse hejuru kaba gasa umutuku. Rero kikagaragaza ko inzira giteye mu ntangiriro idakomeza. Niyo mpamvu duhisemo C, umweru n'umutuku. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Turabahisemo ndiza ko n'ikiyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo buri modoka yagenewe gutwara abantu ariko umubare wabo ntarenga ukaba munsi ya 6 umuyobozi abariwemo igomba kugira imikandara yo kurinda ibyago igenewe aba bakurikira. Imikandara yo kurinda ibyago bandi: A, umuyobozi, B, umugenzi wicaye ku ntebe y'imbere, C, ishobora no kugira imikandara ku zindi ntebe z'inyuma, D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Iriya modoka ibishobora kugira umukandara ugenewe umuyobozi. Nta modoka yagenda idafite umukandara ugenewe umuyobozi, byo ni itegeko. N'umugenzi wicaye ku ntebe y'imbere. Ariko umwihariko wa zino modoka ziba zishobora kugira imikandara no ku zindi ntebe z'inyuma. Mujya mubibona abantu mwazigendeyemo muri guhita mubyumva. Ubona imodoka ifite imikandara ku zindi ntebe z'inyuma. Niyo mpamvu duhisemo D. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko n'ikiyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora kubera ko ibibazo biragaruka. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo wakoze impanuka yo mu muhanda ni ikihe cyangombwa polisi ishobora kugusaba kucyerekana? A, icyemezo cyandikwa y'ikinyabiziga, B, uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga, C, uruhushya rw'agateganyo, D, imikorere y'ikinyabiziga. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B, uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga. No kukubwira ngo uri kugenda mu muhanda ukoze impanuka. Ikintu cya mbere polisi zakwakana uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. Bazibaza se ko wakoze impanuka kuko yari impanuka cyangwa nuko wagiye mu muhanda utazi gutwara. Ikintu cyonyine kigaragaza ko uzi gutwara nuko uba bafite uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga.
rero nicyo kintu cya mbere bakwaka. Ndizera ko uramutse mobe, ndizera ko uramutse yandika ku papuro utari wahisemo, ndizera ko n'ikimuga kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ni iki gikenewe muri ibi bikurikira kugira ngo ubashe gutwara imodoka mu muhanda biteganywa n'itegeko. Ntibwa cyangwa uhita uvuga ngo ndi kumva nshaka gutwara ngiye kujya mu muhanda ntware. Hari ibyangombwa uba ugomba kuba ufite kugira ngo ubashe gutwara ikinyabiziga mu muhanda biteganywa n'itegeko. Ibihe? A, uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga rufite agaciro. B, ubwishingizi bw'ikinyabiziga bufite agaciro. C, icyemezo cy'iyandikwa ry'ikinyabiziga. D, ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose nibyo. Kugira ngo ubashe gutwara ikinyabiziga mu muhanda biteganywa n'itegeko, uba ugomba kuba ufite uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga rufite agaciro, ari byo mwita permis. Ugomba kuba ufite ubwishingizi bw'ikinyabiziga bufite agaciro, ari byo mwita assurance cyangwa insurance mu cyongereza, n'icyemezo cyandikwa n'ikinyabiziga. Wari wahisemo A, iba ari igiso cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B, iba ari igiso cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo C, iba ari igiso cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo D, ivuga ko A na B na C ari ibisubizo bya nyabyo, kubera ko ni systeme iba iri kugukosora. Ndizera ko uramutse rero D, ndizera ko uramutse yandika ku papuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, amakara, ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye, ubugari bwayo bushobora kugera kuri metero 2 na santimetero 75, ariko iyo mizigo igera mu karere katarenga kilometero 25 uvuye aho yapakiriwe, usibye mu nsisiro ubugari bwayo bushobora kugera ku bipimo bikurikira. Ubundi iyo mizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, amakara, ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye ntiba bishobora kurenga metero 2 na santimetero 75, ariko iyo mizigo ijyanwe mu karere katarenga kilometero 25 ari mu ntera nto uvuye aho yapakiriwe, usibye mu nsisiro, atari no mu nsisiro, atari mu ngo, ibyo bipimo biva kuri metero 2 na santimetero 75 bikagera ku bipimo bikurikira. Kubera ibipimo: A, metero 4, B, metero 3 na santimetero 50, C, metero 3, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko cyanya cyo maze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni C, metero 3, biva kuri metero 2 na santimetero 75 bikagera kuri metero 3. Ndizera ko uramutse C, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Turahisemo, ndizera ko n'ikimuga kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo mu mijyi no ku mihanda y'igihugu igenwa na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, ubwikorere ntarengwa ku ikamyo iyo ariyo yose ntibushobora kurenga ibipimo bikurikira. Ikamyo iyo ariyo yose ibaho ntishobora kurenza ibi bipimo: A, toni 10, B, toni 16, C, toni 24, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Murabizi toni ni urugero rw'uburemere, aho toni imwe ibingana n'ibiro 1000. None bari kutubwira ngo mu mijyi no ku yindi mihanda y'igihugu igenwa na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, ubwikorere ntarengwa ku ikamyo iyo ari yose, no kuvuga ngo ikamyo iyo ari yo yose ibaho ntishobora kurenza toni 10. Hari amakamyo menshi ibishobora no gutwara toni 35 cyangwa toni 40. Ese toni 16 nta kamyo yazirenza? Hari amakamyo menshi yarenza toni 16. Toni 24, hari amakamyo menshi yarenza toni 24. Ni mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kubera ko hari amakamyo menshi yarenza buno buremere baduhaye. Kandi mu kibazo bari batubwiye ngo
ubwikorere ntarengwa ku kamyo iyo ari yo yose ibaho ntibushobora kurenga uburemere bari baduhaye. Rero hari amakamyo menshi yaburenza, niyo mpamvu duhisemo ko igisoro cy'ukuri ari D. Niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro utari wahisemo neza ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo umurongo ucagaguye uvuga ko buri muyobozi abujwe kurenga uretse mu gihe, uretse ryari, A agomba kunyura ku kindi kinyabiziga, B gukatira ibumoso, C guhindura cyangwa kujya mu kindi gice cy'umuhanda, D ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Haze cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose nibyo. Ubundi iriya mirongo irombereje hagati mu muhanda, waba ucagaguye waba udacagaguye, uvuga ko umuyobozi abujijwe kurenga, kubera ko impamvu bawushyiraho bari kuvuga ngo ugomba kugendera iburyo, ibumoso hagenderwamo n'ibinyabiziga biri kuza bigusanga cyangwa se biri guturuka mu kindi cyerekezo. Ariko iyo ucagaguyeho uba ubujijwe kurenga, ariko ukaba wawurenga bibaye ngombwa. Biba ngombwa ryari? Mu gihe ugomba kunyura ku kindi kinyabiziga, aribyo mwita gutepasa, cyangwa ugiye gukatira ibumoso, cyangwa ugiye guhindura icyerekezo. Ndakeka ko rero waramusamo D. Ibisubizo byose nibyo. Ndizera ko waramusikandika ku gapapuro utari wahisemo. Ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku mirongo 2 cyera icagaguye, ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza, kiba kigenewe iki? A inzira y'abanyamaguru, B agahanda k'amagare, C A na B byose ni ukuri. Ubwo A inzira y'abanyamaguru na B agahanda k'amagare bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B agahanda k'amagare. Bari batubwiye ngo ni igice cy'inzira nyabagendwa. Bakivuga inzira nyabagendwa ujye wumva umuhanda. Ucyumva ngo ni igice cy'umuhanda, nanone wumve ko agomba gucamo ibinyabiziga, ariko igihe gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza. Muri make nta modoka yacamo. Icyo gice kiba kigenewe iki? Aba ari agahanda k'amagare cyangwa se inzira y'ibinyamitende. Ndizera ko waramusamo B. Ndizera ko waramusikandika ku gapapuro turahisemo. Ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajwe mu kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo iki cyapa kivuga. Icyapa gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba kivuga iki mu byapa byo ku mihanda? Aho imihanda ihurira, B inkomane yaho umuhanda umwe urasukira iburyo, C A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A aho imihanda ihurira na B inkomane yaho umuhanda umwe urasukira iburyo bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Icyakagombye kuba igisubizo cyanya cyo ni ikihe? Umuhanda watangiye ari mugari, ugeze imbere urafungana. Rwaba uruhande rw'iburyo rwaba uruhande rw'ibumoso bigira uruhare mu fungana ry'umuhanda. Uzavuga ko igisubizo cyakagombye kuba icyanya cyo ari ifungana ry'umuhanda. Hano hari ahantu ubonye handitse ifungana ry'umuhanda. Oya, niyo mpamvu bisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo ari uruhande rw'iburyo rwateje ifungana ry'umuhanda rwonyine, bavuga ngo ni ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda iburyo. Rwaba ari uruhande rw'ibumoso rwonyine rwagize uruhare mu fungana ry'umuhanda, bakabyita ngo ni ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda ibumoso. Iyo impande zombi zagize uruhare mu fungana ry'umuhanda, bavuga ko ari ifungana ry'umuhanda. Niyo mpamvu rero duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kubera ko ntabyo bashyizemo. Kikaba kiri
kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Murabizi tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Hari ibyo ubona bifite ishusho ya mpande eshatu, hari ibyo ubona bifite ishusho y'uruziga, hari ibyo ubona bifite ishusho ya mpande enye, biba biteye ku buryo butandukanye, bikanasobanura ku buryo butandukanye n'ubwo wabona bifite ibirango bimwe. Ni ingenzi rero ko wajya kureba iriya video nagukoreye ibyapa byo ku mihanda, urasoza kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora, cyangwa unyandikiye kuri WhatsApp nyiguhereze mu gihe kitarenze iminota 2. Ndizera ko kino kizamini dukosoye ari ikintu gigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icyambere, amasomo agenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe, aho ni ku bantu bari mu mujyi wa Kigali cyangwa se mu buryo bwa online, aho ni ku bantu bari kure cyangwa akaba ari mu mujyi wa Kigali ariko afite nk'akazi katamukundira ngo aze twigane mu ishuri. Turakwigisha aho duha amasaha ubona aboneka ku munsi akunogeye, nubwo waduha saa 6 z'ijoro turaboneka tukakwigisha amasomo aba hari imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza. Twizeye ko uzagerwa ugakora rimwe ahita utsinda. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, tubwire itariki ushaka, tubwire n'isaha ushaka, tugufatire kode. Yaba iyo kurushya rwa burundu kuri kategori zose kode zirahari, nibusanza nubwo zakundaga kubura ubu ngubu zirimo kuri kategori A. Nyandikiye kano kanya nyigufatire, cyangwa se kurushya rw'agateganyo kuri provisoire ibizamini biri gukorwa buri munsi buri saha. Ni mutwandikira cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tunabafatire kode nziza. Ukeneye kwiga mudasobwa turikwigisha, yaba iyo kugufasha gutegura ikizamini neza cyangwa se kugufasha mu kazi kawe ka buri munsi. Rero ni mutwandikira cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ndabakunda cyane, Imana ibamugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.